buri kantu kose akaba yabonamo ikosa, buri kantu kose wakoze ukaba yabonamo ikosa, ukaba wakora ugakora ariko akakubwira ati nta kintu wakoze, nta kintu wakoze habe na gatoya. Buri gihe mpora nibaza kubera iki abantu batanga amafaranga makeya ari bo bantu bambere bagaya, ugasanga mani umuntu n'ikintu ariho ariko shaho akumva arashaka ko bya bintu birenze. Umuntu watanze wenda motivation irenze, wenda motivation mandi kuvuga na amafaranga, umuntu uzarebe n'ahantu afite abakozi mu rugo, iyo umubwira neza ukamufata nk'abandi bana akaza agakora fresh, ariko iyo umubwira nabi aravuga ati n'ubundi ibyo nakora byose ntago shobora kubishima. Mbahaye ikaze, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Deframe 24 TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kongera kuba turebera hamwe bimwe mu bintu bigera ni kimwe urebye. Reka turebere hamwe rero abantu ushobora kuba wakorera bro, nubwo waba washyize ubuzima bwawe mu kaga, nabo ukunda ukabashyira mu kaga, akaba adashobora kuba yagushimira. Abantu rero badashimira abantu n'abantu babaho cyane, ukaba wakora ugakora ariko akakubwira ati nta kintu wakoze, nta kintu wakoze habe na gatoya. Urumva ko rero ni bamwe mu bantu batuma ubuzima bwawe butagenda fresh, ugakora ariko umuntu ntabashe kuba yari kuganizinga ibintu wakoze. Iyo rero bigenze gutyo nta kindi kintu ukora, urirukanka mani urirukanka kabisa, ukabwira abantu ukamubwira ati ntabwo ndi kubona ngiye nawe tutashobokana, ndi kubona ngewe nawe bitakunda, ukamukatira wirukanka ukamubwira ati ntabwo byakunda. Akenshi rero bikunda kubaho, usibye nabo ngabo hariho n'abandi bantu ushobora kuba wakorera ibintu, buri kantu kose akaba yabonamo ikosa, buri kantu kose wakoze ukaba yabonamo ikosa, sibyo? Iyo rero ntago ari motivation ubuhereza umukozi wawe uri gukorera ibintu bimwe cyangwa se ibindi. Niba hari umuntu wakoresheje, niba hari umuntu uri gukoresha, ujye umukoresha fresh, umubwire uko agomba kubigenza, ariko ntukanenga ibintu yakoze, kubera ko kunenga ni imwe mu ngeso itari nziza namaze kubona ku bantu bakire benshi. Niba wakoresheje umuntu mu motive, niyo ari bukosore ibyo wenda yishe, unamumotive ariko unamubwire neza, umubwire ati hari ibintu mbona bitagenze fresh, ariko ntuze kuza kubushyiraho agahato cyangwa se unamwereka ko ibintu yakoze ari ubusa. Icyo gihe n'umuntu uri gukora ibyo bintu niyo bisubiyemo n'ubundi bikomeza kugenda kwa kundi. Mujye mwiga gushimira abantu babakoreye bimwe mu bintu mwifuza ko bigenda neza. Iyo ushimiye umuntu, wamara kumushimira ukamubwira ati ariko n'ibyo yakoze byari byiza, wenda harabura hakangaka, agenda gukora yumva ko rwose wanamushimiye, wenda akabura arakungako kugira ngo ibintu binoge bigende neza. Ariko iyo utamushimiye ugakomeza kumubwira ko ibintu akora ari bibi, nawe motivation iragabanyuka, akazi yarari gukora ntagakore fresh. Nyamara ari umwe mu bantu wenda banagashoboye, bashaka gukora ibintu bimeze neza, ariko kubera ko uri kumunenga, buri kintu cyose yakoze ukakibonamo amafuti, buri kintu cyose yakoze ukakibonamo amafuti, uri kumutakariza morale, ya morale igabanyutse rero na bya bintu ntagashobora kuba yabikora neza. Nyamara ashoboye, nta kintu cyamunanira. Mujye mugerageza nyaboneka abakoresha cyangwa se nawe mukozi, niba umuntu akubwiye gutyo mukagita ucika intege, ujye wumva ko buri kintu cyose abantu bose ntago bahora bagushimira nkuko ubishaka, abantu bose ntago bahora bagushimira nkuko ubyiyumvamo. Ujye umenya ko rwose bamwe mu bantu bose wakoreye ikintu baba baraje imbere nuko ibintu byabo bigenda fresh, ariko ujye wibuka ko umukire ikintu cya mbere aba arimo arareba nuko ibintu bye byagenze neza, sibyo? Nawe yumva ko yaguhaye amafaranga menshi. Most of the time abantu banagaya cyangwa se bakagaya ibintu rwose baba batanze n'amafaranga make. Uzasanga umuntu ugaya akagaya, buri gihe aba yatanze amafaranga make. Buri gihe mpora nibaza kubera iki abantu batanga amafaranga makeya ari bo bantu bambere bagaya, ugasanga mani umuntu n'ikintu ariho ariko shaho akumva arashaka ko bya bintu birenze. Umuntu watanze wenda motivation irenze, wenda motivation mandi kuvuga na amafaranga, nyamara ibyo bintu ntago bikora. Ibyo bintu aba ari nko kwangiza rwose isoko ry'umuntu wagukoreye ibintu byiza.
birantangaza rero ko hariho abantu bameze gutya, ibintu byose wakora, ibintu byose washyiraho, nta kintu na kimwe bimubwiye, ibintu byose wakoze akaza akabica amazi agakora nkaho nta kintu na kimwe wigize ukora, urumva ko atari ibintu byiza cyane. Muri rusange rero nagira ngo mbabwire ko kuba mwakora subscribe, like, share na comment ari bimwe mu bintu bishobora kuba byadufasha twembi kugira ngo dukomeze kubana nk'umuryango mugari wa The Flame 24 TV. Topic yacu rero uyu munsi nagira ngo tube tugaruka kuri bamwe mu bantu ikintu cyose wakora adashobora kuba yashima, nubwo rwose waba ukora ikize. Most of the time usanga abantu ntazi ukuntu bigenda, ugakora kandi ukaba uzi ko ibintu byose wabikoze bishyize ku murongo, ugasanga nta kintu na kimwe ari buze kuza kubashima, kandi washyizemo imbaraga zawe, kandi washyizemo ubushobozi bwose wari ufite, ugasanga ibintu byose wakoze ahise avuga ko ari zeru, ukagira ngo nta n'ikintu na kimwe wigize ukora. Abo bantu bariho rero, wenda bashobora no kuba baguca intege bakagutakariza morale yawe yose, ariko nujya uhura nabo, wenda nayivuze ku mpande zombi, navuze ku ruhande rw'uguca intege, navuze ku ruhande uyu munsi rw'ushobora kuba agukoresha cyangwa se mukorana akaba yaguca intege, ariko ujye wiyizereramo, wumve ko ushoboye, wumve ko nta kintu na kimwe cyakunanira. Ibyo bintu byose bizarushaho kuba byagenda fresh, hanyuma buri kimwe cyose kigende uko ubishaka, ariko ntabwo ibintu byose byagenda nk'uko ubishaka. Ujye ukomeza kuba wizera ko nubwo byagenda uko utabishaka, ujye wishyiramo icyizere, wumve ko ushoboye, ntazagira umuntu umwe ugutekerezaho nabi cyangwa se agutakarize agaciro. Uyu munsi rero nibyo nashaka kugira ngo tugarukeho tuganireho. Ndakwibutsa ko ngufitiye amwe mu mafoto meza, jezi nziza, udupira twiza twa jezi, hanyuma nkakwibutsa ko ngufitiye na bamwe mu bantu bashobora kuba bagufasha kuba baseriva mu bukwe. Mujye kuri Instagram murebe iyitwa Collector Service, hanyuma mube mwabagana, bafite serivisi nziza, kandi nibakora mu bukwe bwawe uzambwira kabisa. Twari turimo turagaruka rero kuri bamwe mu bantu bashobora kuba badashima cyangwa se ngo bashime ibyo umuntu yakoze. Akenshi murabaza, benshi muririrwana, benshi murabana, ikintu cyose wakora akaba adashobora kuba yagishima, akabonamo ikosa mu bintu byose wakoze. Nyamara ni ibintu bibi cyane, ingeso itari nziza. Niyo umuntu yagukoreye ibintu, ujye umwicaza umubwira ati byari byiza ariko haburagaho akantu gatoya. Icyo gihe rero uba umufashije kugira ngo nawe yumve morale n'ibyo yakoze abiha agaciro. Twige guha ibintu by'abantu bakoze agaciro, ntitukabone ibintu byose mu amafuti, ahubwo ujye ubwira umuntu niba yanakoze nabi, urebe uburyo umubwira utamubwiye ngo umukankamire cyangwa se umubwire ibintu bitari sawa, kuko bimutakariza morale, bigatuma n'ubutaha ibintu byose yakora cyangwa se ibintu byose mwakorana adashobora kuba yabishyira ku murongo nk'uko ubyifuza. Nyemera rero uyu munsi nkubwire ko ikiganiro ni kuri The Flame 24 TV, ubu uri kumwe nanjye Victor mu biganiro bigiye bitandukanye. Nimero uyu munsi ndagiriza ngaha ikiganiro cy'umunsi nkubwira ko gukomeza kubanira neza abo mukorana cyangwa se kubabwira ko ibintu bari gukora ari bya fresh, ni bimwe mu bintu bituma n'akazi kanyu ababosi kagenda neza, bigatuma n'umukozi uri gukoresha yitwara neza, kuko iyo umukozi umutwaye neza, muzarebe n'ahantu afite abakozi mu rugo, iyo umubwira neza ukamufata nk'abandi bana akaza agakora fresh, ariko iyo umubwira nabi aravuga ati n'ubundi ibyo nakora byose ntabwo ushobora kubishima. Rero mujye mwirinda kuba mwaba aba pessimiste, abantu bemera uko babona, abantu bahora buri gihe bameze nka Thomas, ukaba wakora rwose n'ubuzima bwawe ukabushyira mu kaga, n'abantu ukunda ukabashyira mu kaga, ariko ibintu wakoze byose bikahita bihinduka imfabusa. Nyamara ibyo bintu ntabwo ari fresh. Ndakubwira ko umuntu niba yakoze ikintu ujye umwapreciate, umubwire ko ibintu yakoze ari fresh. Niba hari katagenda neza ukazana inyuma umubwire ati byari bimeze gutya, hari akantu ugomba guhinduramo gatoya, ubundi bikahita bimera fresh neza. Mujye mwiga kuvugisha abantu mukorana neza,
n'abantu mubana neza kugira ngo nibyo bari gukora na morale babikoranye ikomeze ya ritimi nyine ikomeze ri yindi, atari kuvuga ngo uyu munsi ngo nkoze ikintu iki n'iki, atari kuvuga ngo uyu munsi ngo bigenze gutya na gutya hanyuma ukahita uca umuntu morale ku buryo ibintu byose yatekerezaga byose bihita birangira. Nyemera rero uyu munsi ndangiriza aha ngaha ikiganiro cy'umunsi. Nitwa Victor, mukomeza kubana mu biganiro byose bitandukanye kuri The Flame 24 TV, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao.